radiyo umva ni radiyo urumuri, ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda, ijwi rya buri munyarwanda. nusiba kumva radiyo urumuri uzabeshywa byinshi. Abanyarwandakazi, banyarwanda b'impunzi, namwe banyamakuru mwese ndabaramukije kandi mbifurije amahoro. Ni Musomesha Aloys wasuhuza, umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge nyakuri DVJP, ubwiyunge buyobowe n'amategeko n'ibiganiro bunyuze mu kuri, ubutabera n'imbabazi, umushinga wigenga utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi, uharanira politiki mpuzabanyarwanda n'ubutabera mpuzanyungabana. Uwo mushinga ni umwe mu banyamuryango b'impuzamashyirahamwe ya sosiyete sivile nyarwanda CASCR nyiri iyi radiyo urumuri. Nishimiye kubakira muri iki kiganiro nahaye umutwe ugira uti nidutabaze abanyamakuru batabara impunzi z'abanyarwanda. Muri iki gihe kubera iterambere ry'isakazamakuru bigaragara ko abanyamakuru b'umwuga atari bo bonyine bagikora ako kazi, kuko hadutse ubundi buryo bwinshi bwo kumenyekanisha inkuru kuri interineti no ku mbuga nkoranyambaga. Ku birebana n'abanyarwanda b'impunzi nageneye iki kiganiro, tubona neza ko nabo bashinze ibisakazamakuru byinshi, yaba iby'abantu ku giti cyabo cyangwa iby'amashyirahamwe ya sosiyete sivili n'aya politiki ya opozisiyo atavugwa rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ibyinshi muri ibyo bisakazamakuru bikora inyandiko n'ibiganiro birebana na politiki, nubwo bamwe mu babiyobora atari abanyepolitiki. Muri ibyo biganiro by'abanyarwanda b'impunzi hatumirwamo abantu benshi bakora ubusesenguzi cyangwa batanga ibitekerezo bya politiki bigamije kubafasha kuzagera ku mpinduka ya politiki bifuza, baharanira gutahuka mu gihugu cyabo, bityo bakava muri ubwo buhunzi. Nubwo ari byiza ko hariho ibyo bisakazamakuru byinshi bifasha abantu kumenya izo nkuru, dukunze ariko kubona bimwe muri byo bita umurongo w'itangazamakuru bikinjira mu buzima bwite bw'abantu bigamije guharabika no gusenyana. Ibyo bikorwa bikaba ari nabyo bitanya impunzi zikabura bwa bumwe zifuza. Kuri bamwe muri abo banyamakuru bagerageza gukora kinyamwuga, dukunze kubona batumira abantu bamwe ku ngingo zimwe ku maradiyo anyuranye no mu bihe bitandukanye. Impamvu yabyo irumvikana, kuko ayo maradiyo yose adakurikirwa n'abantu bamwe. Mu gihe impunzi zisaba abanyepolitiki ba opozisiyo kwishyira hamwe kugira ngo bazazifashe gutahuka, nanone usanga abo banyamakuru nabo badashobora kwihuza kugira ngo bahurize hamwe ibyo bitekerezo by'abanyepolitiki n'abandi banyarwanda batumira mu biganiro byabo. Niyo mpamvu muri uyu mushinga nemeza neza ko uko kwishyira hamwe kw'abanyamakuru kugira ngo bashyire hamwe ibitekerezo bya politiki binyuranye ari bwo buryo bwiza bwatuma abanyarwanda b'impunzi bava muri politiki ya opozisiyo ibatanya hagati yabo. Ibyo byatuma bashobora kuganira ku bibazo by'ubuhunzi, maze bakigira hamwe uko bazabisohokamo, uburyo bazabusohokamo batarinze gutegereza abanyepolitiki ba opozisiyo bananiwe gukora uwo murimo, kubera ko badahuje ideoloji politiki birumvikana.
abo banyepolitiki rero nta mushinga wa politiki bahuriyeho washobora guhuza impunzi. Ubwo buryo rero bwahuza ba bandi bakurikira ibyo biganiro by'abanyamakuru, kuko abayobozi b'ibyo binyamakuru baba bishyize hamwe. Bishyira hamwe kw'abanyamakuru hagamijwe gushaka ibisubizo ku bibazo by'ubuhunzi, ariko ntibyabuza ibinyamakuru byabo gukomeza gukora uko bisanzwe. Nanone ariko dukwiye kwemera ko ikinyamakuru kimwe kidashobora gukora impinduka cyonyine, kabone n'ubwo cyakurikirwa n'abanyarwanda bose. Impunzi z'abanyarwanda ziri mu kaga. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 muri gahunda y'ubumwe bw'abanyarwanda, mu biganiro by'uyu mushinga nakoze kuri radiyo Urumuri, natangaje igitekerezo cyo gushyira hamwe impunzi, igitekerezo cyo gushyiraho umuryango w'ubumwe bw'impunzi kugira ngo uzazifashe gutahuka mu gihugu cyacu. Natabaje abanyamakuru mbasaba ko batangiza icyo gikorwa, kubera ko abanyepolitiki bo mu mashyirahamwe ari mu buhungiro bise amashyaka bananiwe guhuza izo mpunzi. Nanone tariki ya 2 Ukwakira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, ubwo nibutsaga ibyo biganiro natangajemo icyo gitekerezo, maze kubikusanyiriza hamwe, natanze ubutumwa ngira nti abanyarwanda b'impunzi bishyize hamwe, Imana yabasanga ibafasha guhunguka. Muri iyo nkomatanya biganiro nifuzaga ko abatarabyumvise byose basobanukirwa neza n'ubwo butumwa. Nasobanuye ko abanyamakuru bari mu mwanya mwiza wo guhuriza abanyarwanda b'impunzi muri uwo muryango umwe, kugira ngo bashyire hamwe ibitekerezo byabo hagamijwe gushaka ibisubizo ku mpamvu zateye ubwo buhunzi mu mateka yose y'u Rwanda, n'uburyo izo mpamvu zavanwaho maze ubuhunzi bukarangira burundu. Ndashimira abamfashije gutangaza icyo gitekerezo, nanone mbasaba gufatanya tugatabaza abo banyamakuru kugira ngo bahuze abanyarwanda b'impunzi mu biganiro bizabafasha gushakira hamwe umuti w'icyo kibazo cy'ubuhunzi. Kubera ko bamwe mu banyarwanda bongeye kunsaba kunonosora neza icyo gitekerezo, niyo mpamvu bigarutseho, ndetse mbaha n'urugero rw'abanyamakuru babiri nabo bemeza neza ko abanyarwanda b'impunzi bakwiye kwishyira hamwe batarinze gutegereza ko abanyepolitiki ba opozisiyo aribo bazabahuza. Nubwo batavuga uburyo bwakorwa, ariko abo banyamakuru birumvikana ko nabo bashyigikiye ko ubumwe bw'impunzi ari bwo buzazivana mu buhunzi, nk'uko ndivuga muri ibyo biganiro nakoze mu mwaka w'ibihumbi 2023, ndetse ntamerutse kubyibutsa nk'uko maze kubivuga. Tuzi neza ko ubusanzwe itangazamakuru ryigenga, kuko ritagomba kugira aho ribogamira muri politiki. Bikunze ndetse no kuvuga ko uretse n'inzego z'ubutegetsi, ishingamategeko, inyubahirizaamategeko n'ubucamanza, mu gifaransa bita les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, zirimo abanyepolitiki, itangazamakuru naryo ari urundi rwego rwa kane rw'abanyamakuru. Mu gifaransa bavuga ko ari quatrième pouvoir de la communication. Abo nabo rero, ndavuga abanyamakuru, bafite ubushobozi n'ububasha bemererwa n'amategeko n'umwuga wabo bwo kuba batumiza abantu bose, abo ari bo bose, kugira ngo baganire kuri icyo kibazo cy'ingorabahizi, kimwe n'ibindi byose bajya baganira nabo. Ni muri ubwo buryo bya bibazo by'amacakubiri bibuza abanyepolitiki n'impunzi kwishyira hamwe
bizaba bibonera igisubizo kuko ibyo biganiro bitazayoborwa na bamwe muri abo banyepolitiki nyine kubera ko ibyo bapfa ari imyanya y'ubutegetsi aho ibyo biganiro bihuza impunzi bizaba bitandukaniye n'ibyo abanyamakuru basanzwe bakora batumiramo abo banyepolitiki ni uko noneho abo banyepolitiki batazaba baje kuganira kuri politiki y'amashyaka yabo nta mpamvu rero yagombye kuzatuma abo banyepolitiki b'impunzi bataza muri ibyo biganiro bishya kuko ikibazo cy'ubuhunzi kireba impunzi zose kandi n'ubundi bakaba basanzwe bitabira ubutumire bw'abo banyamakuru birumvikana ikindi kibazo cyaba kibonewe igisubizo ni ikihangana bamwe bita intambara hagati y'abanyepolitiki no hagati y'abayoboke b'amashyaka yabo bose bari muri opozisiyo mu buhungiro kuko aho kurwana n'ubuhunzi barimo kugira ngo babuvemo usanga bashyamirana hagati yabo abarwanira ubutegetsi nyamara nibagiwe ko nta gihugu bafite bibinyibutsa bya bihe by'intambara yo muri 1994 ubwo amashyaka ya politiki ya opozisiyo yarwanyaga ubutegetsi nayo yageze aho ahangana ubwayo agashyamirana ndetse agashyamiranya abayoboke bayo aho kubanza kwishyira hamwe ngo batsinde iyo ntambara maze babone uko bashyikirana n'abayiteje bityo bavaneho impamvu zabateye gutera igihugu abanyarwanda b'impunzi rero muri iki gihe bari mu kaga kuko badafite intwaro y'ubumwe kandi ariyo bakeneye gukoresha kugira ngo impinduka bifuza bazayigereho niyo mpamvu nshyigikiye ko abanyarwanda b'impunzi dukwiye gutabaza abanyamakuru tubasaba kwishyira hamwe kugira ngo bategure ibyo biganiro kuko ari byo bizavamo umushinga wa politiki uzaduhuza n'abanyarwanda bari mu gihugu cy'u Rwanda uwo muryango w'ubumwe bw'impunzi z'abanyarwanda uzaba ari uwa politiki ya opozisiyo igamije gufata ubutegetsi kuko impunzi zose zitari muri ya mashyirahamwe ya politiki yiswe amashyaka uwo muryango icyo uzaba ugamije ni ugutahuka kw'impunzi impamvu zose zateye ubwo buhunzi zimaze kuvaho bimwe mu bibazo by'ingutu bitavugwaho rumwe n'impunzi natekerejeho ko byakwigwa mu nama z'uwo muryango n'ibi bikurikira hari n'ikibazo cyerekeranye n'intambara bamwe mu banyarwanda bashyigikira navuga nti niba intambara idashobora kuvanaho impamvu bitera ubuhunzi izo mpamvu zavaho gute binyuze mu nzira z'amahoro ikibazo cya kabiri nyuma yo kubona ko ingoma y'ubutegetsi bwa repubulika itashoboye kuvanaho imwe mu mikorere mibi y'ingoma za cyami na gikoloni indi ngoma y'ubutegetsi bubereye abanyarwanda yabigiye ni uruhe Rwanda twifuza mu by'ukuri iki kibazo umuntu yavuga ni iki gikurikira nyuma y'amahano menshi u Rwanda rwagushije ubutabera bwigenga kandi kuri bose ubumwe nyabwo ndetse n'ubwiyunge nyakuri bwagerwaho gute ahangaha natanga nk'urugero nk'ikibazo cy'imbabazi rusange abanyarwanda kutavugaho rumwe iki nacyo cyakugirwa ni urugero rw'ibitekerezo byakwigwa muri izo nama z'uwo muryango w'ubumwe bw'impunzi kugira ngo iki gitekerezo kirusheho kumvikana neza ngiye kubagezaho ibyo numvise mu kindi kiganiro cyakozwe n'abanyamakuru babiri bisa neza n'ibyo mvuga muri ibi biganiro byanjye ku bumwe bw'impunzi mu gihe nari ndi gutekereza uburyo uwo muryango w'ubumwe bw'impunzi wazatangizwa mu minsi ishize nabonye kuri YouTube ikiganiro cyitwa
intambara muri opozisiyo. Umunyamakuru Sinkangwa Ruterana Jean Luc yagiranye n'undi munyamakuru Ntunsi Uwimana Agnes cyahise kuri chaîne YouTube ya radiyo Umurabyo TV tariki ya 13 z'ukwa cyenda muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Muri icyo kiganiro ku byerekeye kwishyira hamwe kw'impunzi, Ntunsi Uwimana Agnes yagize ati: igihe cyose abanyepolitiki bo muri opozisiyo batarishyira hamwe ngo bafatanye n'abanyarwanda bari hanze bakeneye gutaha, bose gutaha kwabo biragoye. Navuga ko bigoye kugeza ubu, ariko mu gihe ziriya mpunzi z'abanyarwanda zizashaka kwishyira hamwe, abo banyepolitiki bazagwa mu kimwaro, bazagera igihe nabo bigaye. Umunyamakuru Sinkangwa Ruterana Jean Luc yaramubajije ati: izo mpunzi ubona ari iki gisabwa kugira ngo zishyire hamwe? Abo banyepolitiki babone ko zo zishyize hamwe kandi aribo basabwa kugira ngo bishyire hamwe ngo baziyoboke. Ntunsi Uwimana Agnes yaramushubije agira ati: impunzi icyo zisabwa uyu munsi ni ukubanza kwiyambura uriya mwambaro wa opozisiyo y'ikinyoma, opozisiyo iri kubabeshya, iri kubacuruza mu nyungu z'abo banyepolitiki. Nibamara kwitandukanya n'iyo opozisiyo n'abanyepolitiki bavuga ko bayobora opozisiyo kandi ari politiki iri mu nyungu zabo, bo ubwabo bakishyira hamwe bakiganirira ku kibazo cyabo, bakagiha umurongo, bakanitoramo umuntu ugomba kubavugira, hanyuma bagashaka uburyo bwose bwo kuganira n'ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu kugira ngo babone igisubizo cyo gutaha. Nibwo igisubizo nyakuri bazaba bakibonye cya burundu. Naho kurindira igihe abanyepolitiki bazagira igihe bishyira hamwe bakagira icyo bazabakorera, ntabwo bizashoboka, cyane ko bakweretse ko igihe badahuje ideoloji bidakunda. Umunyamakuru Sinkangwa Ruterana Jean Luc arongera ati: ariko wa mugani, abanyarwanda bakwiye gukomeza gusinzira no kuguma mu byo barimo, kuko abanyepolitiki banze kwishyira hamwe, ubona ntacyo bakora kugira ngo bishyire hamwe bareke abo banyepolitiki. Agnes Uwimana aramusubiza agira ati: abaturage nibo ubwabo bahagurukira rimwe. Igihe bo ubwabo bazishyira hamwe bakamenya ikibazo bafite, niho ubwabo bazahagurukira rimwe, bakamenya uburyo baganira, bagafata umurongo umwe uzabafasha gutaha i Kigali. Bitari ibyo, nta munyepolitiki wo hanze aha ufite ideologie de la nation. Ngayo nguko ibyo abanyamakuru babiri bavuze baganiriye. Ndabona rero abanyamakuru Agnes na Jean Luc bakwiye gufatanya n'abandi banyamakuru guhuriza impunzi mu biganiro kugira ngo bashoshe iyo ntambara ya opozisiyo iri mu buhungiro. Aho ibyo biganiro byabera nibo bahagena. Mu rurimi rw'igifaransa baravuga ngo du choc des idées jaillit la lumière, bisobanuye ko ibitekerezo bihuye bigakocorana bibyara urumuri. Nk'uko navuze ntangira iki kiganiro, ndibutsa ko iki gitekerezo ari icy'umushinga w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge nyakuri VGT. Uyu mushinga ukaba ari umwe mu banyamuryango b'impuzamashyirahamwe ya sosiyete sivile nyarwanda CASCR nyiri radiyo Urumuri. Uwo muryango mugari washinzwe tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2016. Mu cyerekezo cyawo ugamije guhuza imbaraga no gukorera hamwe kw'amashyirahamwe y'abanyarwanda atari ya politiki n'abandi bantu ku giti cyabo, barimo
n'abanyamahanga. Wiyemeza kurengera uburenganzira bw'abaturage n'inyungu zabo, utanga ibisubizo ku bibazo birebana n'umubano, ubukungu, politiki n'umuco ku Rwanda. Iby'ibanze bikaba ibyo kurangiza ubuhunzi hagamijwe kugarura ubumwe n'amahoro mu gihugu. Iyo mpuzamashyirahamwe ifite intego yo korohereza abanyamuryango bayo mu kurangiza intego bahuriyeho. Ibyo bituma ibikorwa byabo bibarwa neza mu gihe cya ngombwa, bikanatanga icyizere mu buryo bwo gukora bwihuse no mu bufatanye hakoreshejwe ibiganiro bihoraho kandi binyuze mu kwizerana nk'abenegihugu. Muri ubwo buryo iyi mishinga iyoborwa neza mu nyungu za rubanda rwose. Umuryango CASCE urengera kandi uburenganzira bw'abanyarwanda bwo kujya mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, kugituramo no kugisohokamo igihe bashakiye. Reka nsubiremo iyi ngingo. Umuryango CASCE urengera kandi uburenganzira bw'abanyarwanda bwo kujya mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, kugituramo no kugisohokamo igihe bashakiye. Ibyo ni cyo cyerekezo n'intego z'uwo muryango. Mboneyeho rero umwanya wo kumenyekanisha iyo mpuzamashyirahamwe, mbwira abifuza gufatanya natwe ko bashobora gusaba kuba abanyamuryango. Dukeneye ndetse n'abandi banyamakuru kuri radiyo Urumuri. Mbaye mbashimiye cyane. Ibindi bitekerezo bya politiki birebana n'uburyo ubuhunzi bwarangira burundu nabitangaje mu gitabo nise Rwanda imperuka y'ubuhunzi, inkuru nziza y'ubwiyunge nyakuri, cyasohotse mu mwaka w'2002 mu kwezi kwa Mutarama. Nakunze kukisakaza cyane, kivuga mu biganiro byinshi nakoze kuri radiyo Urumuri. Mwakoze rero, ndabashimira cyane kuba mwakurikira ikiganiro, mbifuriza amahoro ahoraho. Ubwo tuzabonana ubutaha. Nk'uko nkunze kubivuga rero mu bindi biganiro, ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe, kandi impinduka nziza ikorwa n'ibitekerezo bishya. Mugire amahoro ahoraho. iradiyo mwumva ni radiyo Urumuri, ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda, ijwi rya buri munyarwanda. nusiba kumva radiyo Urumuri uzabeshywa byinshi.